Haleluya. 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 Nitwa Bizimana Albert. Yegereza mikrofone. Nitwa Bizimana Albert. Nanjye ntuye Nyamagabe, ndi umugabo w'abana batatu, ndakijijwe, nsengera muri Assemblée de Dieu. Ariko nubwo nsengera muri Assemblée de Dieu, nkunda kugenda njya gusengera ahantu hatandukanye, mu matorero menshi atandukanye, njya aho mbonye bavuga Imana, ndagenda nkasenga. Ubwo rero kubera ko haje iterambere, ibintu by'amatelefoni, umuntu aba ari kuri telefoni. Yegereza yatwumva. Aha. Haje iterambere, hari ibintu by'amatelefoni umuntu aba ariho, nza kubona umukozi w'Imana ari kuvuga ijambo ry'Imana kuri telefoni, kuri YouTube, numva ndishimye, numva ndanezerewe, ndavuga ati rero icyambere ni ukurikira Imana, uyu mukozi w'Imana we nzajya kureba aha basengera, nkayegere masengere nterane nabo. Ubwo nuko nabigize, ndabitekereza, ndavuga nti kwa gatanu nzajyayo, nzafite n'umuvandimwe, tuzasenga tujye kureba umukozi w'Imana. Numvise asenga, nkumva birakora ku mutima, ni icyangombwa ni ukumva ijambo ry'Imana. N'ubwo buryo najemo, nimumpere Imana icyubahiro. Kadukombora Imana amashimwe. Yesu abaha umugisha. Ariko ndashima Imana simbona. Haleluya. Amen. Nanjye ndashima Imana. Nitwa Niyonkuru Patrick. Nkaba numvaga nashima Imana pe byari bindimo. Nanjye maze nk'imyaka 3 najya mu rusengero. Ndashima Imana kuba ni mu nzu y'Imana sibyo. Ayo mashe kwegera Imana izina rya Yesu. Yesu nawe nishimira hari fiance wanjye dukundana. Namuzanye hano atabizi. Ubu twebwe dukora akazi k'ijoro. Namuzanye hano atabizi, ndamushuka. Ashiduka mungushije ahangaha. Ndagira ngo ahaguruke basi ase nk'aho abaramutse batuye. Ahaguruke rwose. Yesu nkaba nabifite ikibazo njyewe ubundi ngiye nshimisha abantu cyane ndumusimbura mu kabari. Sinatinya kubivuga. Fiance wanjye turakorana, ikundira kwiyambura utuntu tugufiya cyane, ariko ejo naramubwiye uzambabarire, hari ahantu tuzajyana ariko ndahamuhisha, uzambara urenzeho wenda n'akantu gatoya gusa tuzajyayo. We yashidutse abona tubiremera twebwe nk'umuntu twibera kuri stade, yagiye kubona abantu ndahamugejeje, biramutungura. Ndashima Imana rero uyu pasiteri namubishe kuri radiyo, numva ndamukunze cyane. Ni muri bino bihe by'icyunamo yewe nkunda kwiyumvira ibintu by'Imana cyane, sinzi bimbamo cyane. Ngiye mbona nayo ifite ubuzima bwiza, nshiduka ndwaye akantu k'iruhande rumwe kagapararize kubera imitsi kubera n'umunaniro, karaza kagira uruhande rumwe, njya kwa muganga bampa imiti, na n'ubu sindakereye ko ndashima Imana ko nshobora kuzakira byanga byakunda. Yesu nshima Imana yuko rero twageze mu nzu y'Imana. Uyu ni umufiance wanjye twibanira. Nawe rwose umve mu rusengero nawe rwaramwishe. Yari yaranambwiye ko atazaza mu rusengero, ariko ndashima Imana kuba yageze hano nkabona arishimye, arabyinnye. Ubu twaraye dukora, twaraye tubyina. Ndashima Imana kuba turimo hano rwose n'ibitotsi nta n'ikintu bitubwira. Yesu ajya hinduruka bishoboye byongera Imana amashimwe kimeze na Yesu. Kandi uyu munsi Yesu arabafata mu izina rya mbere. Tumwongerera amashyi Yesu, tumuvugirize byose. Amen. Uru rusengero tugezemo ntabwo tujya dusenga pe. Turi abantu birira ibintu by'isi ariko dukunda Imana. Nta bibi tujyamo, turikundanira, ibyo dukora ntabwo dushukana, iki n'iki. Ariko ndashima Imana ko turi mu rusengero njye nawe kandi turashaka kuba abanyu. Turashaka kuzaba tubona. Aba ni
nifuje ko uyu pasiteri yadusengeranye nawe turi babiri, turi abantu bakunda kwigira ibinyatsi, bigira mu bintu by'isi, twara n'amafaranga ntidutera imbere. turaza kubasengera. Imana Yesu ashimwe cyane. nawe rero yabibwira. Murakoze cyane. Amen. Reba hariya, reba abakristo. ariko nishimye ko nashimishijwe ko twabanye nawe. Yes, amen. Hallelujah. Amen. Omudaha Imana amashyi. kugira ngo nze nshime Imana nkeguka nagera ku muryango bikananira nkasubira mu buriri, ariko ndashima Imana ko uyu munsi yanciriye. Natinze rero muri byinshi, babwiye ko nakabaye narayishimye mu byumweru bibiri byashize. Mu cyumweru cyabanjirije ibyo bibiri bishize nari ndi hano mbabaye cyane, abasenga buri munsi barabyibuka nimbivugaho. Ubwo pastor yahagurutsaga ngo hari umumama ufite umugabo ufunze, duhaguruka turi abamama bagera nko muri 5, ariko ndashima Imana ko itajya yitiranya abantu. Iyo ishaka gukora ikintu ari wowe igiye kugikorera ikakura mu bandi, ifite uburyo ireba tw'abana b'abantu tutabasha kurebamo. Ubwo nyine yarambwiye ati byari kuwa 5, arambwira ati umutware wawe aratashye, yarafunze amazemo amezi 2. Nsenga Imana ngo Imana imbabarire nimukurayo nzayishima, kuko hari dosiye ubona umuntu afite ukabona naho Imana ubona nta nzira z'abana b'abantu zahawe. Arambwira ati umutware wawe aratashye. Ndavuga nti Imana ushimwe, nta numva mbyizeye. Mu gitondo kwa 6 bwabo 2:15 agiye kumva telefone irampamagaye, arambwira ati ndatashye. Ndashima Imana ko hano nahabonye Imana ivuga bikaba, hano nahabonye Imana ivuga ikintu ako kanya igahita igikora, ntabwo ari Imana ibeshya. Ndashima Imana ko ibyo yambwiye uwo munsi ari kuwa 5 bwarakeye bihita biba, ntabwo nabyihereranye, narapfukamye ndashima, numva mbuze umuntu nabibwira, nahise mfata telefone ndamuhamagara, ndavuga ntabwo nabyihererana, ibyo warayumbwiye birabaye, aratashye. Imana ishimwe, numva ubundi nakabaye kuba mpagararanye nawe hano dushima Imana, ariko kubw'akazi akora ntabwo byakunze, ariko ndi gusenga Imana ngizaca inzira, nawe arabishaka ko ubwo azabona uko aza tuzashima Imana, ntabwo ari uku nakagombye kubishima, ndi gutegura kwishima bihagije. Mumpere Imana icyubahiro n'amashyi menshi. Yavuganye nanjye irambwira ngo ndindi abana, ntabwo yambwiye
ko najyayo sinajyayo ndashima Imana yuko rwose twatambutse abana banjye ari bazima ntagiye mu bitaro. Ikindi nshimira Imana, nshima Imana yuko mama wanjye aho yari arwariye ntaho nzi, niyo yavugaga ko njye ntaho nigeze njya, nahoraga mvuga ati Imana wamborere kuko mama wanjye tuzi ko ariwe mubyeyi nsigaranye akazagaruka mu rugo. Ndashimira Imana yuko mama yagarutse muri Kigali, ubu ngubu ni muzima, ntabwo twamushyinguye rwose kandi namushaka. Ikindi nshimira Imana ni icy'uko ikomeje kundinda njye n'umuryango wanjye, kandi n'uyu mwuka tugihumeka ngo tukaba tutabikura. Mu mpera amashyi Imana amashyi ya twese. Haleluya. Haleluya. Nanjye mpagaze hano nshima Imana, naje gusengera hano mu kwezi kwa 11, naje mfite amarira menshi n'agahinda. Nari mfite icyifuzo cyo gusengera pasiteri, ubwo bwa mbere nari mubonye, ni umuntu wajyaga amubwira wasengeye hano, arambwira ati nta hantu bashaka bajya gusengera, ndashaka kuzakujyana kandi tuzahabona ibisubizo by'ibibazo byawe. Ntabwo yigeze ahandangira, naje mpayoboye. Ndaza umunsi pasiteri aravuga ati abantu mwazanye ibibazo hano murashaka ibisubizo. Ntabwo yigeze amubona yarambuzeho na rimwe. Nagarutse gusenga bwa kabiri, aravuga ati hano hari umumama ufite ikibazo kimuremereye ariko atabasha kuvuga, ariko ntabwo muri Imana iramusubiza. Nanjye ndashima Imana ko yabikoze. Isashimwe. Isahirwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Nitwa Dusabure Jean Baptiste, nkaba mvuka Gicumbi ahantu bita Shanasha, karere ka Gicumbi n'ubundi Sabyo mu Kigali hanga za Bumbogo, ahantu bita Kayumbu. Ariko ndashima Imana kuba naramenye radiyo Umucyo, nkamenyana na pasiteri nkafata nimero yiwe. Icyo gihe ndabyibuka nari ngiye mu kazi gushaka igikarani mu gitondo free zone. Numva ijwi rya pasiteri, nari maze icyumweru nta kazi mfite, nta n'ikiyede ntaki. Ariko uwo munsi niriwanya akanyamuneza muri ngiye ntashye mbwira umugore akunda gusengera mu barokore, yarambiye ngo tuzajyane gusengera mu barokore. Ndavuga ati izina ry'Imana ahubwo ntuzongere kubibwira, ati nzongera gusanga agiye tuzatuta. Naje mubwira ati ejo najya gusenga mu barokore, arumvira aravuga turabeshye. Ndamubwira ati ndajya kandi ati nakuze urabeshye, ati wararaye imbere y'Imana kutazajyayo. Bukeye bwaho amafaranga nari mfite, nari ndimo n'ubukode bw'inzu amezi 2. Pasiteri bitewe n'ubuhamya nari numvise kuri radiyo yavuze, nishyiramo akanyamuneza. Mu gitondo ndazinduka ngiye kureba inshuti yanjye, ndayibwira ati Imana wanguriza ukangwanaho ko nzakwishyura nkanakungukira. Yaza dukorana inyandiko 25,000. Muri ayo 25 muri kwishyuramo 32. Fatamo amafaranga 2,000, fata n'andi mafaranga 23. Mbwira umugore ati ni nyiri byondo genda umuhaye 23. Natwe turabwo twigwanaho ayo mafaranga, nanjye 2 ngiye gufata itike ngiye gusenga Imana. Naje gusenga icyo gihe narishimye, nta n'akazi icyo gihe nanone nari mfite. Kuno Satani ari umugome. Mbonye akazi, bahita aravuga ati Imana igwaye akazi, mbonye akazi. Senga biranga. Gusenga biranga ubu umwana wanjye aza kurwara impunza mu gutwi umuhaha. Avuga ati ariko umwana akarwaye umuhaha turabikora gute? Mpamagara mu rugo umwana arwaye, waje mumuzana. Nibuka ko pasiteri yambwiye ati ngiye kwizera Imana byose birakunda. Mpamagara pasiteri n'umugore nawe ati pasiteri umwana wanjye arwaye umuhaha. Ni mu gitondo icyo gihe. Avuga ati ejo ko turi gukora ibiganiro, namuhamagaye kuri wa 4. Mu gitondo arambwiye ati umuze kuza uyu munsi kuri ofisi umusengere. Umugore ndamuhereza kubera ko muri icyo gihe nanone nari mfite akazi, ariko muri iyo minsi yashize nanjye Imana yarandinze. Izo nkovu mureba n'ukuntu ntabwo umugabo nyuma mujya nari yituye icyo gihe ndakomereka cyane. Ariko ndabishimira Imana kuba nyiriho no kuba yampaye imbaraga zigaruka hano mu kazi. Ubu ikintu niyemeje uno munsi ni ukutazongera gusiba kuza gusenga. Akazi bari bampagaritse ku baganga kubera kunywa inzoga, ariko ubu ngiye kwihana ntabwo nzongera kunywa inzoga. Ndizera neza ko akazi ndagasubiramo. Dukomere Imana dusabe umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe cyane uyu munsi. Banyita
Munyemana Ifroni nkomoka mu majyepfo hano Nyamagabe, ariko kugira ngo nshime numvaga hari umupapa uri hariya wakumfasha tugashima, waza ukamfasha. Kadukomere Imana amashyi atandukanye izina rya Yesu. Buriya Imana irakomeye, Imana irashoboye, Imana ni rubasha. Ari ndi gukomeza, umugabo ndubatse, mfite abana 6, mfite umugore umwe. Mbonye hano ndeba cyane niko bimeze no wisezerano. Ikineye gushima Imana kugera saa 9 z'umugoroba nari ntaramenya ko ndi buteranira aha ngaha. Ni ubuhamya bukomeye cyane kuri njyewe. Nari maranye iminsi 3 mvuga ko nzaza gusengera inaha ngaha ntaramenya ngo ni na hehe. Ariko buri Imana irashoboye, Imana ni rubasha, Imana irarema, Imana irarema. Haleluya! Uzamure Imana icyubahiro ariko shimye Imana cyane, yumve ko nishimye mpagaze hano. Byageze saa 9 mfitanye ikibazo n'umuyobozi ku murenge, ariko ku buryo numvaga bidashoboka kugera hano tutabonanye. Undi mutima ukambwira ngo oya uze kujya kwisengera, muzabona n'ubundi ubutaha. Ariko buri Imana ikikora ni ibintu bikomeye cyane, kuko yaje kunshaka atampamagaye, yaje kunshaka ansanga mu rugo, amamagara ageze iwanjye ataranahaza, hafi y'iwanjye avuga ko muri metero nka 200. Ariko tekereza yuko buri ibyo twibwira ntabwo ari iby'Imana yibwira. Twebwe turi abana b'abantu, ariko Imana irashoboye, ni rubasha. No kuvanga uyu mupapa rero impamvu muhamagaye, twambaye n'agakoti kenda gusa, sinzi twahuye yampamagaye mu gitondo saa 10 mikeya, hafi saa 11. Ambaza ugeze kuko twari dufitanye gahunda yo kuzaza gusengera hano. Ndamubwira ngo ntabwo nari ntararenga kilometero 2, navaga ahantu ha moto 2,000 kugira ngo njye gutegera Nyamagabe mu mujyi. Ariko we namusangaga mu mujyi, ari mu modoka, ari kuza agira ngo ndikuza nk'abaringa urugendo wenda mwegera, kandi sindahagera. Imodoka aravuga ati ibyo byose twari tugiye kuronka umugenzi tugira ngo tugendane, ariko ntibigishobotse. Araza kuza n'iyanyuma wenda inkurikiye. Imodoka isubira inyuma nyine arigendera, numva ko tutakizanye. Iby'Imana ikora ni ibitangaza bikomeye cyane. Saa 11 niyo yateze, yaje nayo, ariko nge naje saa 11:12 niho nanjye nahagurutse muri agence nk'iyo nawe yarahagurutse andi imbere. Tugera i Huye turahura, tuza mu modoka. Ndashima Imana cyane yuko rero mu rugendo yaturinze, ndetse ngira ngo n'ibitangaza byakoreketse, ndetse muri njyewe hari byinshi numva nari nazanye, hari imitwaro nari mfite, imwe ndumva yavuweho kubw'izina ry'Imana.